no munsi w'amateka kuri supermanager umustar w'abanyarwanda nayo narazinzwe bari baranteje inyatsi karande zari zaranzinze ariko Uwiteka arambwira ati tandukana naba kontra zifunguke sasa n'abanyamakuru nkamwe batifuzaga ko supermanager akomeza gutera imbere kwa advancing do mana cyubahiro ni cyawe amafaranga y'ushobora kuyavuga ngabantu bakava bacumbagira Shadyboo na Rayon Sport ndi ufite abafollowers benshi ni Shadyboo hanyuma Shadyboo na Rayon Sport ndi uzwi cyane Nweje Shadyboo kafata umugabo akagenda gasangira n'imfubyi ninde mucuruzi cyangwa ninde munyemari ujuca hariya ngo hagarara abwira imfubyi ati cyangwa se umupfakaza ati fata ibihumbi 2 ugende uje kugurira umwana wawe ni bangaye babikora n'ubwo arababikora abenshi nibareka kubikora ntimugacira umuntu rubanza rero ntimukaje muri abantu ngo uvuge ngo uriya ngo byamurangiriyeho supermanager nakubwiye ngo ni nk'amazi nutayoga uzayameshesha nutameshesha uzayatekesha nutayatekesha uzayanywa niwanga kubikora byose uzapfa muraho kandi mwiriwe mwaramutse bavandimwe abanyamakuru ndongera kubashimira uyu munsi tariki 6 z'ukwezi kwa gatandatu 2022 no munsi w'amateka kuri supermanager umustar w'abanyarwanda no munsi rero nasinye indi kontra ya 10 muri kontra zanjye nari mfite byose no kugaragaza ko supermanager n'umustar ukunzwe n'abanyarwanda bityo n'abanyarwanda bacuruza ubucuruzi bwabo ntaho bagira badakoresheje cyangwa batamamarije muri supermanager ibinda bishimira rero amona twicaye murareba ibicuruzwa imbere yacu hano byose murabona ko byanditseho Moap rero na n'uruganda rukora produit nyinshi zitandukanye nkuko mubibona imbere yacu ngire ngo bahisemo gukorana na supermanager kugira ngo naho batari bagira bahagere kuko nubundi naho bageze se hato ariko barushaho gukomeza kwiyagura mu byukuri rero mbere ya byose ndabashimira abangaba bariyongera izindi nganda mwese muzi zirimo babandi bakora amatora nziza Dodoma bakora icyo kunywa abanyarwanda bamwe bakagubwa neza Esperanza abandi bagurisha amamodoka meza ku giciro gito ya Tom Transfers n'abandi nkuko mubizi mukunda mumurikirana n'abakurikirana ibiganiro byanjye mubone iteka ko imihigo rusho kugenda nyesa ni mu cyongereza baravuga ngo slow but sure ndashimira rero ko twaratangiranye abanyamakuru mbere ya byose ndabanza kubashimira tangirana urugendo murabyibuka nagiye kuri YouTube bwa mbere mu mwaka wa 2017 abandi bajya bakora amakonseri abandi bagakora ibirori ngo byo kwiziza amarubumu bafite byo kwizihiza imyaka ingahe bamaze mu muziki cyangwa se mu birori jewe rero nanjye uyu munsi ni umunsi ndonshingaho official cyangwa se twerekana ku mugaragaro produit nziza abanyarwanda bashobora gukoresha ngire ngo murabiza abakore bafite byinshi bakora hari umukozi uhagararira uruganda rwa Moap araza kubivuga kubisobanura ariko kuba bangize brand ambassador w'uru ruganda rwa Moap hazajya nerekana ibikorwa byabo produit zabo haba mu biganiro byanjye haba muri concert nzakora zitandukanye haba mu agent bwanjye haba muri entertainment zitandukanye izo nzenda nkora muzajya mumbona buri gihe namamaza muzo muri company namamazaga hiyongereyemo ubu ngubu Moap no kuvuga rero ibi ni bingaragariza ko nababwiye nti twebwe ntago tuvuga imvugo niyo ngiro gira ngo abakobwa murebe iruhande rwanjye musome hano gato mujye musoma hanyuma handitse ngo inspiration of the youth supermanager
inspiration of the youth super manager. Nagira ngo mbasabe mu byubahiro byanyu bashiki banje muhaguruke gato murebe inyuma basomeye no mu mugongo birimo. Basi mwakwicarira byagaragaye. Handitsemo ngo Moab rero ampamagara nyiri uruganda yarambwiye ati natangiye gukora gushakisha gutera imbere ndi muto ku myaka ufite, ariko kugera aho ngeze niwe muntu nabonye ushobora kuba ufite ibitekerezo byo gushishikariza urubyiruko gukora, kwivana hamwe kwigeza ahandi. Inspiration of the youth. Kudapfusha ubuto igihe, kudapfusha imyaka y'ubuto igihe, kuko imyaka y'ubuto burya niyo uhunikamo ibizakubeshaho mu busaza cyangwa mu bukuru. Niyo mpamvu inspiration of the youth mbwira urubyiruko ngo use your time, time is money. Nange reka amaguruke musome do. Time is money. Time the time before time times you. Fatirana igihe kitaragufatirana. Rero ibi byose Moapu niwe bigizemo uruhare ravuga ngo super manager inspiration of the youth. Twaragukurikiye tubona kontre ya 10 ari twe tugomba kuyiguha ukazaba wiziza imyaka 10 ukazaba wiziza kontre 10 ugize, ariko unanerekana uruganda rwa Moapu rukora produits zitandukanye. Mwabonye amavuta, mwabonye amaparfait, mwabonye za miti y'amenyo, mwabonye ibi byose ngira ngo ibyinshi uhagarara uruganda raza kubivuga representative. Mwabonye hano muramuriya mushiki wanjye hano kwasa nawe niyo waba ufite umujinya cyangwa ufite amadeni umurebye wabyibagirwa. The game changer, bad man, the bad man, president of the street, ambassador of the ghetto, voice of the money, the best of East Africa, the front line commander, ATM machine, the original copy, the brother from another mother, the King Kong, super manager, the King Kong. Yes, I'm the King Kong. Inspiration of the youth. From zero to hero, from nowhere to everywhere, from nothing to something, from scratch to the sky, from grass to grace, from pity to Paris, from victim to the champion. Mtoto wa Mungu, the Konyine boy. Talk of the city, most wanted, library, king of YouTube. I'm in the house right now. More up in the house right now. Banyamakuru ndabashimira ko mwafashe uyu mwanya wanyu mukongera kuza kunshyigikira nsinya kontra ya 10 nereka abanyarwanda ko super manager urundi rwego. Super manager ni izindi nivo. Narababwiye ariko nabwiye ni mutegereze igihe, time will tell. Abize history murabiza, abatarize kubera urume namwe mu mbabare y'isige. Yeah. Big man. Max TV. BigTown mwese nababonye n'abandi batandukanye. X-Rage nawe namonye hariya. Ebana sasa nagira ngo mbasuhuze ko mbabwire ngo murabizi ko umwana n'umwana, umubyeyi n'umubyeyi. Abavuye kuri super manager nkifite kontre 5 burya ntimwabimenye. Imana nayo narazinzwe, bari baranteje inyatsi, karande zari zaranzinze, ariko Uwiteka arambwira ati tandukana naba kontra zifunguke sasa. Ni bandi bari barakoze n'abanyamakuru nkamwe bagenza n'abanyamakuru nkamwe batifuzaga ko super manager akomeza gutera imbere kwa advancing. Ubu ntutubeshye wabyumvishije mfukame ndebe ko nasubiza inyuma mfukame nazizwe n'itangazamakuru. Imana irambwira ejo bundi iti nkuzingwe w'inyatsi nkukuyeho karande. Abanyamakuru bagenzi banyu bikwiye kuri super manager baragenda. Nababwiye ngo super manager ni brand, nta ushobora gusiga brand. Uzajya wasiga brand ujya wowe wabura umuturage ukavuga ngo ndigomeka ku gihugu kazanesha igihugu. Imbaraga y'igihugu gifite wowe uri umuntu muto, nko kuvuga ngo kuye igikombe mu nyanja. Nta nubwo inyanja wabyumvishije, nta nubwo inyanja igira ikiba. Super manager ni brand. Kuba ukorana na super manager ukikora kuri super manager abumva barumva. Ni ukuvuga ngo ahubwo uba wigije inyatsi, wigijeho karande, kuko umucyo urakomeza ugakomeza umwijima ukajya ku ruhande. Kano ko gupfuka abantu ukatwibagize mu kazi kose. Kano ko gupfuka abantu ukatwibagize. Akantu kiki ko gupfuka abantu ukatwibagize. Ko gupfuka mu ntago nako gupfuka amako ni ngombwa Uwiteka. Do mana cyubahiro ni cyawe. Super ita munakurogora. Urakoze cyane.
arambaje ngo ninde wandogowe narogowe n'iminsi iminsi urumva narogowe n'iki n'iminsi kuko iminsi time will tell tuyambabwira igihe kigeraho kikavuga igihe kizavuga so for me time told me already you get what I'm saying ushishikariza abandi basoshorisi ushishikariza abandi bacuruzi aho bari hose mu Rwanda mbabwira ngo iyi si turimo buriya habayeho isi eshatu abantu nibabizi habanje kuba isi bita ngo ni the world of land gwera mu kinyejana cya mbere kugeza mu kinyejana cya 15 yari isi y'ubutaka icyo gihe wabaga ufite ubutaka nibwo wabaga ukize ukavuga ngo bakavuga ngo uriya muntu afite ubutaka ibyo bivaho hazi yo bita ngo ni the world of business ni gwera kinyejana cya 16 kugeza mu kinyejana cya 20 niyo mpamvu ujya wumva ngo bakavuga ngo ba rubangura ngo ba makuza ngo ba ninde City Plaza ninde wa wundi ngo bari abantu nyine twumvaga bafite amafaranga benshi bakajya bavuga ngo City Plaza simba nanabizi numva bivuga ngo niyo kwa I don't know who this guy but bari bakoze sene mu kinyejana bita ngo ni the world of business wacuruzaga ibiri turi gihugu gakira wacuruzaga amasaka icyo gihugu gakira wacuruzaga impu ugakira unabwo ushobora gukira ariko nabwo kugira ngo ukire hagomba kwiyongeraho icyo ngiye kuvuga cya gatatu ubu turi mu isi bita ngo ni the world of ideas ni ikiza abantu niyo mpamvu ubona nk'uyu muntu ari muri world of business ariko yaravuze ati ndavuga nyirimo wapu nyiri uruganda aravuga ati kugira ngo world of business irushaho gutera imbere ngomba kuzana world of ideas ubu ngubu umuntu afata miliyoni 200 akajya mu Bushinwa akazana ibintu yagera mu Rwanda akabateganyije miliyoni 10 zo kuvuga ngo ngomba gushaka umuntu uzamamaza ibintu kuko nutabyamamaza stock yawe izabora iyo ngiyo so ndashishikariza abacuruzi bose aho bari bazana ibintu bigaragazwe n'abastari sigiye gusa ugomba kubigaragaza gen inspiration of the youth nabimburiye urundi rubyiruko abari mu mafilimu babaha akazi abari mu mipira babaha akazi abari mu muziki babaha akazi ariko niba atari ibyo uzarangura ibintu kuri miliyoni 50 uze biborere muri stock ugomba gutanga miliyoni 5 ukaba waziteganyije zuko umustar agomba kubigaragaza you get what I'm saying turumvikana abafandimwe ubu rero turi mu cyo bita world of ideas kuzana idea ugakira niyo mpamvu umuntu ashobora kuvuga ngo ndatekereje akavuga ngo nzanye tap and go ugasanga n'umuherwe akavuga ngo nzanye irembo ugasanga n'umuherwe kira ni igitekerezo akavuga ngo nzanye YouTube nka super manager ugasanga n'umuherwe so kugira ngo ufite world of business ikungukira ugomba kongera ikintu bita world of ideas aba idea rero dufite ideas tugomba kurebwa nitwe twamamaza ubucuruzi cyangwa nitwe twamamaza ibikorwa cyangwa ubwenge bw'abantu bukagera kuri so it's time right now the chance is open people business people those people are running just institutions they have to join they have just to call up stars just to advertise their business if not all their businesses will be not just now and they will be later in the stores you get what I'm saying murumva ibyo mvuze ndavuga ngo niba tamamaza ubucuruzi bwabo ngo bakoresha abastari bamamaza ubucuruzi bwabo bakore nk'ibyo Moap akoze ubu Moap isi yose irayimubonye kandi zakomeza kumubona nasinyanye nawe kontra y'umwaka amafaranga yo ushobora kuyavuga ngo abantu bakava bacumbagira kuri ubwo ngubwo murabyibuka ko nigeze gusinyira Esperanza nasinye miliyoni bavugaga ngahe miliyoni 150 ibyo niwo ubivuza ariko bibaye ibyo nabyo bishobora kuba byo ariko icyo mvuga icyo mbabwira ni kimwe sinshaka kuzongera kuvuga amafaranga nigeze kuvuga murabyibuka nasinye miliyoni 200 na Esperanza nasanze abantu ku muryango wanjye wabyumvishije nasanze abantu ku muryango wanjye nanirwa kugenda mu gitondo ndavuga se ibyo nasinye none bagiye kubinyaka nongere ngaruke muri bankrupt life baragukubise se wabyumvishije ubwo rero tusibonane wabaya turebane nabi iby'amafaranga byo n'ubwiro nasinyanye na Moap muzajya mubona mu biganiro byanjye nkuko navugaga za matora abanyarwanda baryamaho bagasane aba bana b'abakobwa ngira ngo urabare bashiki banje ntiwasubye utaryamiye Dodoma akuna ni yagiye ku ibanga ryo kuryama neza no kuryamira amatora Dodoma na ego nguki wanasanga bose bararyamye kuri ubwo buriri rego ye ubwo hagati aho ngaho icyo nagira ngo mbwire abanyarwanda Dodoma ni matora zigezweho VIP rooms zose muri convention center muri Marriott muri
ya hoteli yitwa ngo Sharoni yitwa Sheraton muri Sheraton aho hose urumva aho hose muri VIP rooms muri confidential rooms muri presidential rooms zayo mahoteli nyenyeri 5 zose baryamira matora Dodoma kuko ibyo ngibyo isoko bararitsindiye kandi bazakomeza kuritsinda kuko bakora matora zize zujuje ubuziranenge. Hanyuma icyo nagira ngo mbwira abanyarwanda nuko iyi ni kontra ya 10 ngiye guha umwanya Okay, numwanya w'ibibazo. Ubundi usanzwe wisiga amavuta meza. Ngaya mvugishije ukuri pe. Buriya tujye tuganiriza tuvugisha ukuri kose. Iyo utarabona kaburimbo uremera ugaca mu muhanda w'ibitaka. Pe najyaga nisiga amavuta mabi. Ariko ubu ngubu kuko moapu nayimenye. Oya jewe banza mvera fyangu. Amavuta nisigaga ntabwo yarasobanutse. Niyo mpamvu ejo bundi naravuze ngo mfite imyaka 23. Umva niyo mpamvu ejo bundi naravuze ngo mfite imyaka 23 muri Mr Rwanda. Abantu babijyaho iki? Babijyaho imaka bati umugabo arabeshya arashaje. Kumbe na amavuta yanshajishije. Urumva? Itoto riragaruka. Itoto byari byarabuze rafyangu kubera kwisiga amavuta adasobanutse. Ariko ndashimira Imana ubuse nanjye ndashaka gusa urabona nk'uyu mwari representative w'i company ubuze kuvuga rero ubuse nanjye ndashaka gusa gutya ngira itoto ega mujye munamenya ko ngo wambaye neza harya ngo wambaye neza agaragara neza usa neza rero nagaragara neza buriya njya nkunda kubabwira ngo first impression is the last impression buri uzarebe iyo uterese umukobwa niyo waba ufite miliyari muri banki ariko usa nabi we ntushaka kumubwira ngo uyu muntu afite miliyari abubwira ati miliyari ni kuko uko akubonye first impression is the last impression na inarayobye nashaka ku muhanda w'ibitaka ariko kaburimbo ndayimenye no kuvuga iki nisigaga amavuta adasobanutse ariko ubu guhera uyu munsi nanjye umpe moapu nanjye ndatahana moapu araje asobanure hanyuma uyu n'umwanya w'ibibazo gato tutarajya kuri bahaye umwanya abanyamakuru tutarajya kuhagararira uruganda no kuza kuvuga produit nuko zikora mushobora kumbaza icyo muhifuza supermanager mukanya garutse ku kintu cy'uburozi ko bari barakuroze nayo narazinzwe bari barakuzinze ariko kuzinga se uburozi ariko hari n'izindi nkuru zivuga ko nawe ujya ubazinga waranabaroze Yaroze bande hanyuma icyo nagira ngo mvuge ikintu cya mbere nuko tuba ducishije mari burage ubundi nta burozi bubaho nabivugira hanga abantu babyumva nta burozi ntazagire n'ubyizera uburozi ni ugukora iyo abarozi babaho ntibakabaye bakennye tekereza umuntu ushaka kukubwira ngo mpa ibihumbi 10 ngo nzaguha miliyoni none se ko miliyoni afite ubushobozi bwo kuyiguha yabanje akayiha kucyo gusaba 10 hako tujye dutekereza uzi ukaba nayo guha bakuru yawihaye ayo guha bakuru reka tubitangira hanga kuko u Rwanda hari n'abayihada ngo ngwiki ako mwagiye mumazi abanyamakuru mwabaye mute koko se umva no kuvuga ngo icyo nashaka kukubwira tuwari wo dogo niko muganda avuga nta burozi bubaho uburozi ibanga ryo gutera imbere no gukora Perezida wa Republika wacu aravuga ngo work hard until it pains because poverty hurts much more kora cyane urujya uruha kuko wakoze cyane aba bantu reba abakobwa cyangwa abahungu birirwa batutuka ibyuyi ejo nujya kubona ukabona ateye imbere abonye development uzavuga ngo yararoze cyangwa se uzavuga cyangwa uzumva ngo bana ngo umugabo ngo niwe bimukoreye aba hari abantu bakorera afite cyangwa gukoresha ibyuya byabo umuntu agatera imbere none rero mwebwe mutabizi mukagiyo ngo ngwe njye numva abantu bicaye hanga ku busima hanze bavuga abantu wowe uricara ku muntu warimo arakora iterambere wowe uricaye urimo urakora amagambo hanyuma ubwo wowe nawe ejo nujya kubona ukabona urimo urapfa Imana nayo ni nziza isubiza ukora agatera imbere uw'amagambo nawe agasarura intuza twebwe narakubwiye ngo imvugo ya supermanager niyo ngiro murabyibuka impamvu navuze ni nararozwe cyangwa nari narazinzwe na kantu nashakaga kubabwira just it is like a fun words nashaka kubabwira ngo hari abanyamakuru bamwe bakoze inama muri onomo icyo gihe King James yasinya yaroncingaga album ye murabazi si ngombwa ngo mbavuga kuko no kubavuga ubwabyo ni ukubamamaza kandi si mashaka kwamamaza tu mashaka mba nkwiriye kwamamaza abamuhapa abantu bikoreye sene zabo ujye urujya kumbwira n'amaza abantu ngabo batanazwi ibiki urumva ndushye nyine urumva tejye kwamamaza abantu batazwi nkayo ngiyo kubavuga ubwabo ni ukwamamaza rafiki yangu serious I'm telling you urumva kugira ngo mbavuge ubwabo ni ukwamamaza because I take them to the next level. It is just gearing them up
to the next round which is not good for me no kuba shyigikira kubashyira ku rundi rwego so giye kintu nagira ngo nkubwire genda ubu no kuvuga Dodoma kundi ndicarana na Arimangi nyiri Dodoma afite miliyari hafi eshatu z'amadolari muzasakinga afite inganda ruganda rwa Dodoma ruri muri Eastern Central Africa ndi umuntu wo kuvugana n'umuntu nk'uyu nguyu Moap mwese murabizi reka singaje mvuga ngo muvuge supermanager mvugo ye niyo ngiro uburo rwego ngezeho nago rwo kujya kuvuga umunyamakuru wavuze ngo supermanager ngo reka ndeke kumujya mu kamera ngo azasubira inyuma cyangwa nazakomeza gusinya kuva babivuga big man uri he ubu umunyamakuru wowe Ivan wo ku BTN nakubonye kuri BTN television uvugisha ukuri kuva bari abanyamakuru twashwana bakavuga ngo supermanager tuzamuhagarikira akazi contract zimaze kuba zingahe wowe wivugire je ntabwo mvuga Jesse mvuga mwe ni muvuga eshanu nyuma yaho eshanu nigeze kubabwira ikintu kimwe iyo ngereza eshanu nigeze kubabwira ikintu kimwe n'ubu ndagisubiramo hano narababwiye ngo nta muntu ushobora guhangana n'igihugu nkuko nta muntu ushobora guhangana nta mucuruzi wahangana na brand wabyumvishije brand ubu nka Moap ni brand umukozi nk'ubu ntashobora kuvuga ngo nindeka gukorera Moap izahomba sinyambe nkunda kubabwira nta kazi kabura umukozi ahubwo umukozi abura akazi upfa kuba uvuyemo ni nka bisi urasohoka ndakinjira rero ni nka supermanager nabaye brand already me am brand my friend ndi brand uvuye ukajya Kampala ukavuga supermanager ndi brand ugiye Dar es Salaam ndi brand ugiye he ndi brand narabibabwiye wabyumvishije wowe umwana w'umukobwa aratarazi cyo giye no mu itangazamakuru ariko yabikurikirana gakeka kaminuza ndi brand super ni brand ndi brand siyese nshobora guhomba gute se nasubira inyuma kandi mfite abantu miliyoni 13 z'amanyarwanda ziri mu Rwanda wenda tuvuge da esheshatu zikurikira YouTube cyangwa enye ntibanze umuntu wese ufite smartphone aranze abona ibikorwa byanje akabishobora kuba byarakubabaje cyane oyi mpamvu byambabaje cyane ndagira ngo nigishe n'abandi somo nawe onika ezo ntuzavuge ngo nimva kuri BigTown izasubira inyuma wowe uri umwana muto BigTown ni brand wabyumvishije iki gihugu cyacu nigeze kubabwira ngo nta muntu ushobora guhangana n'igihugu mumbabare mba ngiye mu yindi sector kubera ko ushobora kwivumbura ukavuga ngo ndi umuntu ukomeye n'igihe wakoraga ibingi igihugu kigatera imbere uwo munsi kiraragiturene inzu ndi igihugu gifite abasirikare gifite amafaranga gifite abakobwa gifite abahungu gifite ubwenge mbumva gifite abanyabwenge bagaragara n'abatagaragara rero kujya kwivumbura ngo giye ngo ndakomeye ngo ubu ngubu ngo mvuye muri iyi system ngo yahagarara akunda ntibishoboka supermanager ni brand okay keep on asking me some questions time is money no kuvuga ngo uyu mwenda na wambaye ngira ngo mbwira urubyiruko nkuko ni inspiration of the youth urabona abashiki banje bambaye inspiration of the youth supermanager uyu mwenda na wambaye ngira ngo mbwira urubyiruko rwose ngo koresha ubuto bwawe wizigamire cyangwa uhunike ukuzabeshwaho n'ibyo wakoreye mu buto igihe uzaba ushaje uri mukuru kubera ko igihe kigiye ntikigaruka abazungu nibo bavuga mu gifaransa pardon laissez-moi parler en langue française parce que je pense que vous savez aussi que je peux parler cette langue couramment et roman. Oui, le temps passé ne reviendra jamais. Je dis que il faut quand même, il faut obtenir le temps, il faut utiliser le temps. Bien, parce qu'il y aura le temps que vous pouvez regretter. Que vous pouvez dire, oh, pourquoi j'ai utilisé le temps dans un mauvais chemin. Tu as dit français. Tu vois la mbagamba nze. Nzewe yange. Tu vois la mbagamba buri jyo. Bo cyari mwana muto, bo cyari muvubuka, bo cyari mucyara muto. Gukora investment kubanga umanyi bogenda akadiya. Ebyo iyo investment wa investing ngo cyari mwana egenda kukuyamba cyecyo. Badenjagara mbagambe basebo nabanyabo. Mukore ate muteke kwa manyi naye. Mukuri na ka investment kubanga tumoriza na zade incha runakunurara chaka azana besoin na besoin anayo binari ingara azana besoin na besoin azana ingara Bukavu Goma okay byo ntibihagije nje mu cyespanyol oya cyangwa mu giportugal ato obrigado mustache Obrigado. Thank you. Dukomeza mu mbazi buri. Kirakabi. Kirakabi. Mu Giswahili bwa
Okay, BTN urakoze cyane ikibazo mbajije. Moapu dusinyanye gukorana igihe cy'umwaka, rukaba ari uruganda rukora produits zitandukanye, urabonamo amavuta, urabonamo za parfum, urabonamo wabonyemo imiti y'amenyo, ibindi wenda binatandukanye cyangwa se ku buryo burambuye. Hano hari uruhagarariye araza kubisobanura. Nyine baranabireba n'imbere yanjye hano n'amashampo nk'uko bajya bayabona burya ntibari. We nujya kugura shampo ugasanga itanditseho Moapu, jugunya takataka, uvuga uti urambeshye, ndashaka Moapu. Nujya gukoresha parufe ugasanga Moapu ntago hariho Chita yayo, uvuga uti ndashaka Moapu. Ibyo ngibyo byose araza kubisobanura uyu musisitiri uruhande rwanjye. Rero dusinyanye igihe cyo kwamamaza umwaka, ariko iyo konti ikaba ishobora kuba renewable according to the performance. Nkuko nari narasinye muri Speranza rwa ruganda rukora cyo kuma abanyarwanda benshi banywa, hanyuma bamara kubona ko performance igenda neza bakavuga bati twongere turi renewing, bakankubita indi hejuru. Ibyo rero byose work hard. President wa Republika wacu aravuga ngo work hard until it pains because poverty hurts much more. Kora cyane. Urumva ko nawe ka moya yakavuzemo moya, urumva ko moya nawe ijemo wabyumvise ko His Excellency nawe moya yayivuzemo. Work hard until it pains because poverty hurts much more. Bya jambo mwarijemo. Kora cyane, urushwe nuko ukora cyane, ntuzemere kuruha kubera yuko uruhijwe n'ubukene, kuko umuruho w'ubukene urababaza cyane. Kuruha kurutukuwo kuruha I don't, let me repeat it again. Work hard until it pains because poverty hurts much more. Kora cyane, ubabare cyane kubera ko urimo gukora cyane, ariko ntubabazwe n'ubukene, kuko umuruho kuruhukora umukene bubabaza kurusha umuruho w'ubukene urabaza cyane kuruta umuruho kuruha ukora. Kiria? Okay. Natoa nafasi sasa hivi nyaninge mu Giswahili sasa East Africa ngo banyumve sasa. Super. Karame. Nagira ngo kubaze ubundi izi produit kenshi zambazwa n'abakobwa, tubona Shadyboo abandi batandukanye. Ubona ari iki cyatumye bagwitamo bakagutoranya mu ba celebrity bose bo mu Rwanda urusha abo bakobwa bashobora kuba bakurusha n'abo followers kuri Instagram, kuko mu Shadyboo bafite miliyoni, tugiye mu mibare byaba bigora n'ibindi bitandukanye. Ubundi ni produit tumenyereye kuzamamazwa n'abakobwa. Urakoze cyane mbajije ikibazo cyiza. Aravuze ngo Shadyboo ngo urebye ngo kuba followers ngo nandusha aba followers, mbanza gusubiza. Shadyboo na Rayon Sport ninde ufite aba followers benshi? Muzajya musubiza abanyamakuru. Shadyboo na Rayon Sport ninde ufite aba followers benshi? Ni Shadyboo. Hanyuma Shadyboo na Rayon Sport ninde uzwi cyane? Shadyboo na Rayon Sport, Shadyboo agiye muri stade na Rayon Sport kajya muri stade, ninde wakuzuza stade? Shadyboo yakuzuza. Rayon Sport. Ubwo rero reka mbabwire, ntago umva Moses none nshaka gusubiza. Shadyboo ni umukobwa witeza imbere nawe arimo ararwana n'ubuzima bwe, ni nabyiza, ariko of course Shadyboo si inspiration of the youth. Inspiration of the youth, abantu urubyiruko cyangwa umuntu abantu bazi ko akora ibintu bitandukanye ahantu hose wamusanga ni supermanager. Shadyboo wenda ari muri ubwo bwiza, ariko supermanager uzamusanga mu mikino. Moses ndabeshya? Supermanager uzamusanga muri entertainment. Moses ndabeshya? Supermanager uzamusanga mu magambo abakuru n'abato bashobora kugenda bakagira icyo bamarira. Ndabeshya? Ubwo rero ugiye gukora cyangwa ugiye gukorana wakorana n'uwo muntu kuko sector zose zirimo. Wabyumvishije? No mu kabari umuntu abisangamo rimwe na rimwe. Aravuze ngo no mu kabari aravuze ngo no mu kabari umuntu asangamo akabara bakajyamo si ibikoko n'abantu nkawe. Wabyumvishije? Umva ikibazo mbajije. Wabyumvishije? Akabara bakajyamo n'abantu buriya ninde twari kumwe? Clean wowe. Nigeze kugenda magara muri koridoro handi bavuga Remera ngo habindaye. Ndahagara ndababwira nti muze nsangira nabo. Ntanga miliyoni nako 500 ndababwira nti musangire. Nakubwiye ngo iki? Wabonye hari umukobwa bita ngo ni Oprah Winfrey uramuzi? Ajya avuga ubu ni umumiliyarderi wa mbere mu bakobwa bakize ku isi na warimo. Ariko ajya avuga ati jewe nabaye imaraya narigurishije. Ariko ubu nonaha yatanze akazi ku bantu barenga ibihumbi hafi miliyoni. Rero ntuzacireho umuntu urubanza kuko nawe ntuzaba gucira urubanza. Wabyumvishije? Rero ntuzababone bariya ngo batuke. Shadyboo buriya ashobora no kuzajya mu ijoro abacuruzi bita bamugaye cyangwa bamureba ko byadankanye akaba aribo basigara ku isi. Nweze Shadyboo afata umugati akagenda agasangira n'imfubyi
ninde mucuruzi cyangwa ninde munyemari ujya uca hariya ngo hagarara abwira imfubyi ati cyangwa se umupfakazi ati fata ibihumbi 2 ugende ujye kugurira umwana wawe ni bangaye babikora n'ubwo barabikora abenshi ntibareka kubikora ndabeshya ntimugacira umuntu urubanza rero ntimukajye muri abantu ngo uvuge ngo uriya ngo byamurangiriyeho ibyo ngibyo babyita iki ukosefu wakiricanya subiramo nubisubiramo ndahita ngwa 10,000 subiramo akakanya ukosefu wakiricanya nabisubiramo do okay hari amakuru avuga ko muri bakeya batoranyijwe mu bahanzi bazajya muri coga mu burimo hanyuma ikindi cya kabiri ni uko ngo nyuma y'igitaramo Ben yakoreye mu Uganda ntawe uri kwerekeza agira ngo ayo makuru nayo yatubwiye urakoze cyane inkuru yo kujya Uganda yo narayibonye mu by'ukuri reka babwiza ukuri pe inkuru yo kujya Uganda narayibonye navuganye n'abantu hariye Kampala Uganda bashaka ko nzajya kuririmbira Uganda ariko sinahita mbivuga none cyangwa se ngo nzajye kuganiriza muri Uganda mfite fan base irahari cyane muri Kampala barankunda abantu baramfite mu matelefone hirya no hino abantu barankunda cyane bantumyeho turimo turacyanaganira icyo gihe nikigera nako muzabimenya reka tube turetse ikiraro tutarakigeraho hanyuma ku bya cogamu warumbajije ngo urubyiruko cyangwa se abantu bazaganiriza urubyiruko muri cogamu ibyo ngibyo nabyo reka tubitege igihe kubera yuko yewe sinjya mvuga cyangwa sinjya nsubiza ikibazo sinshobora kuvuga ngo ndinjira mu muryango kandi ntarawugeraho ariko niyo byaba ari byiza niyo bitaba nanone byaba ari byiza kuko burya abasirikare b'u Rwanda mujya mubona arabajya bajya kurinda ubutumwa cyangwa se bajya kubungabunga cyangwa gushakira amahoro abandi banyafrika bagenzi babo murabibona muri za Mozambique murabibona muri za Central Africa za Sudani y'Epfo ariko burya ntabwo bisobanuye ko barya abasirikare bagiye hanze bafite icyo barusha abo basize mu Rwanda burya bose ubumenyi ni bumwe uwabigishije n'umwe na briefings cyangwa se amabwiriza bagenderaho namwe nuko gusa buri umwe abagize akazapangwamo mu buryo bwe ari uri mu Rwanda n'uwagiye hanze burya mafunzo ni mamoja na ibyo bakora ni bimwe nubaha cyangwa se indangagaciro cyangwa se ibikorwa byabo bakora ubibigisha n'umwe rero hari igihe bari bashobora kujyayo igihe cyaba nabo kikazagera cyangwa se bano bakajyayo bari bakaza bakaba bari mu Rwanda bagahinduranya ariko burya ntuzavuge ngo niba umusitari agiye hariya undi agasigara uriya hari icyo arushuriya oya ibyo mbivuze kuko niyo coga mwenda mushobora no kuyita yimbonamo ariko burya ntibisobanura ko abo ngabo batanze ibiganiro muri coga mu hari icyo barusha supermanager oya ariko mushobora no kuyimbonamo ariko mutanayimbonyemo mujye mumenya ko burya twese briefings tugenderaho n'izimwe kandi twubaka entertainment na showbiz yacu bigakomeza bigahagarara neza kiriya sawa yadusobanurira none okay waretse akaza aha ngwino hano sobanure mu mubaze byinshi n'ubyivugira murakoze cyane nitwa Fidela Ingabire akaba ari ngewe uhagarariye hano uruganda rwa Morap kugira ngo mbasabonere byinshi mu byo dukora nkuko Super yarabivuze turi uruganda rukorera mu Bufaransa ariko nitwe turuhagarariye hano mu Rwanda ahanini tuzwi kugugira amavuta amashampo amaparfum ikintu cyose cyitwa cyuko cyaba kiri classified muri cosmetics turagifite ushobora kwibaza ngo nubuye mwihariko twaba dufite bitandukanye n'andi ma brand yose y'amavuta cyangwa izindi nganda nkuko mubizi hamaze iminsi havugwa ibintu byinshi by'amavuta atukuza amavuta yangiza uruhu amavuta tuzuje ubuziranenge icyo rero nicyo Moap yaje guhindura Moap yo ije gukora ibintu ahanini bikungahaye ku bimera urabona ikintu gituma kenshi umuntu agira uruhu rwangiritse agira uruhu rwamunaniye nuko kenshi zino products dukoresha ziba ari combination ya cyangwa se composition ya chemical products gusa ariko twebweho ibyo dukora cyangwa se urwanda rwacu ibyo rukora biba bikungahaye ku bimera harimo ibimera harimo ibikakarubamba harimo elayo harimo inazi abatayizi ni coconut elayo ni olive oil kandi ntago uruganda rwacu rukora amavuta gusa ikintu cyose uzi kiri classified muri cosmetics guhera ku mavuta amashampo amaparfum kugera ku miti y'amenyo nk'ubu zimwe muri products dufite nshyashya harimo imiti y'amenyo ikozwe mu makara murabizi ko kenshi abantu benshi kera bajyaga bakoresha amakara mu kwiyozesha amenyo kandi bizwi neza yuko ari bimwe mu bintu
bituma amenyo acya. Dufite amavuta, hari nk'abantu baba bazi yuko uburyo impu zabo ziteyemo ariko bagomba kuguma nyine uko bavutse bameze. Ari nk'umuntu ugira uruhu rukanyaraye akagira ngo nyine niko bizahora, kandi aramutse ejo hano muri Morap dufite amavuta abasha gutuma uruhu rwawe rutoha, ntwongere ugatana ukubiri n'ikintu bise kugira uruhu rukanyaraye. Hari nk'abantu bumva ko kugira ibiheri ari ikintu cy'ubuzima bwose, akumva nta kintu, akaba yaragiye ahantu henshi hatandukanye kandi mu by'ukuri atazi ko wenda ari ikibazo cy'imiterere y'uruhu. Ariko iyo uje hano muri Morap tureba ubwoko bw'uruhu ufite, tukareba ibijyanye n'ibyo ukwiye kwisiga, kandi dufite ibihamya byinshi. Dufite n'ibihamya byinshi bigaragaza ko abantu benshi bagiye bakoresha zino produit zacu bagiye bakira. Hari nk'ubu ngubu dufite amaparufe. Hari nk'abantu wenda bamenyereye gukoresha ya maparufe ahenze, amwe nyine hari ya brand ama designer perfumes niko bakunda kubyita, akumva ko ya mafaranga atabasha kuyaffordinga, kuva ntago ya mafaranga nabasha ngiye kuyabona. Kandi aje hano muri Morap dufite parufe nziza zihumura neza kandi zigumaho. Dufite ubuhamya bwinshi, ababizi barabizi, wenda baraza kubivuga nyuma. Zitindaho kandi zigura makeya, ukumva we ntago uzigera ukoresha parufe yenze cyangwa n'ibindi ihumura neza kuko wumva ko nta mafaranga ufite. Kandi twe waza hano tukakurebera ibyo ushaka kandi tukuzuza ibyo wowe wumva nyine wifuza. Dufite amashampo. Hari nk'abantu baba bumva kugira imvuvu ari ikintu cya burundu, akavuga ati ebana zarananiye baransuka mu gitondo nkabyuka nsukura kubera imvuvu zikundya cyangwa se imisatsi gusa nabi, undi akahitamo no kogosha. Erega akavuga ati ngewe ntabwo umusatsi nabasha kubana nawe, reka mwogoshe kubera ikibazo cy'imvuvu. Kandi uje hano muri Morap dufite shampo, urayikoresha imvuvu ukazibagirwa burundu. Hari nk'umuntu uvuga ngo ngewe mfite imisatsi icika, kandi akumva ko nyine niko bigomba guhora igihe cyose. Imisatsi yanjye iracika, ndasokoza, njya muri salon ndadefiriza ibintu byose imisatsi igacika. Kandi ubwo dufite ikintu nk'iyi mayonnaise, ni treatment yo mu musatsi, urayikoresha umusatsi ukabyimba ntuzongere gucika. So ibyo ni ibintu by'ibibazo bigiye bitandukanye abantu benshi bakomeza nyine bumva ko ari ibintu bakwiye kubana nabyo ubuzima bwabo bwose, kandi ari ibintu byabasha guhinduka. Niyo mpamvu rero Morap yaje. Ikindi, nta ngaruka n'imwe bishobora kukugira kuko ni ibintu bikozwe mu bimera, ni ikintu cyizewe. Ni nko kumva umuntu avuga ngo wenda ngo ngewe ngo iyo ngiye kuzuba ngo uruhu rwanjye rurijima. Nk'ubu ngubu tugiye kugera muri sama mu gihe cy'izuba, dufite ibintu nk'aya ma sunscreen. Iyi niyo ku mubiri, iyi niyo mu maso. Ushobora kuzana tukayiguhereza ukayikoresha ugatana ukubiri no ku mubiri wawe wakangirika tugeze mu gihe cy'izuba. So ibyo ni ibintu byinshi bigiye bitandukana. Hari amavuta y'abana, hari ababyeyi babyara abana ugasanga bavukanye ikibazo cy'uruhu, umwana akarinda ageza nk'imyaka 5 atarakira ikibazo cy'uruhu afite. Kandi twe dufite amavuta y'umwimerere akozwe mu bimera, yabasha kuyakoresha umubiri we ugakira uruhinja. Dufite amashampo. Hari abantu bazi yuko impinja zidakoresha amashampo, kandi abana nabo bagira amashampo yabo ari specific atandukanye n'ay'abantu bakuru. So ibyo ni ibintu byinshi bigiye bitandukanye Morap ikora. Ushobora kumva ari ibyo byose twavuze ukumva uri kwisanga muri iyo kategori. Ntuzabure kuza hano. Dukorera hano kuri T2000 ku muryango neza, T2000 aho binjirira, ahantu imbere yaho bakarabira mu ntoki. Niba kiwagezaho bakarabira mu ntoki bageze kuri Morap, urahagera ukatugana tukareba ubwoko bw'uruhu rwawe, tukakumenyera n'amavuta ukwiye gukoresha. Ushobora no kumva uri kure utabasha kuhagera kandi tukakuvugisha. Wadushaka kuri izi nimero zikurikira: 0789 86 98 99. Dufite wenda reka nsubiremo ku batabyumvishe, ni 0789 86 98 99 cyangwa se iyi yindi 0787 317 422. Kambisubiremo 0787 317 422. Dufite na website ni www.monacoshop.online. Aho hose ni ahantu hatandukanye wagenda udushaka. No kuri Instagram turiho Monaco Cosmetics. Aho hantu hose ni ahantu wagenda udusanga kugira ngo ubashe kumenya detaye nyinshi zijyanye n'ibicuruzwa byacu bya Morap. Murakoze, keretse niba hari ikibazo mwambaza. Yego.
super manager umuhanzi indirimbo nshyashya muri minsi itahappiness ego urabizi ko abahanzi bagiye gukora indirimbo abakobwa batera mu makeup basiga amavuta meza yego ese mu mavuta ufite ni kahe mavuta wamugira n'inama y'uko bazasiga abakobwa mu ndirimbo azashutinga bitandukanye urakoze no gukomoza kuri makeup na makeup turazigira kandi zose mu makeup artist wese abenshi baranakoresha product zacu amavuta yakoresha wenda umuntu ugiye kujya muri clip video byaterwa n'uruhu rwiwe niyo mpamvu nababwiye ngo umuntu wese uje hano tumumenyera uruhu rwe uko rumeze tukamumenyera amavuta akoresha urumva rero aka kanya sinahita nkoresha mvuga ngo yakoresha ya cyangwa ye ikindi kandi ntabwo urumva ubwo umunsi umwe umuntu ugiye kujya muri video ntabwo yakisiga amavuta umunsi umwe gahita muhindura ariko dufite makeup nicyo zikora makeup zacu ntabwo zijya zigira ingaruka ku ruhu habe na gato hari abantu bakoresha ama makeup ugasanga mu gitondo abyutse yagize ama allergie cyangwa ibiheri ibyo ni ibintu byose twamaze gukemura kera twarabitekereje mbere yuko mwe bibabaho turabibakemurira mwe muzaze mubikoreshe muzadushimira nari nabitanze ntacyo ariko ndasubiramo okay hari nk'ikintu bazo umuntu yakomejeho kare ngo kuki ngo ibi bintu nyine zino cosmetic products zimenyerewe ku bakobwa cyane kuki tutashatse wenda nka brand ambassador w'umukobwa kugira ngo abashe kuba ariwe wabikora ariko ahanini ikintu cya mbere n'abagabo bagomba kumenya ntabwo ibintu cosmetics ari iz'abagore gusa ni nacyo kintu kwanza twazi hano Morap abantu bose bisangamo hari ibintu byinshi bigiye bitandukanye abantu batazi yuko bibaho hari nk'amasabune yo mu maso hari nk'umuntu wumva yuko adashobora kwisiga amavuta hari nk'abagabo njya numva bavuga ngo ntabwo bisiga ugasanga umuntu totalement ntabwo yisiga ibyo ni ibintu urumva rero nka super manager nkuko yabivuze ni inspiration of the youth agera kuri kote y'urubyiruko akagera kuri kote y'abagabo ndetse n'ubwo mutekereza yuko abakobwa batamukurikira ahubwo nibo bamukurikira cyane rero niyo mpamvu yahiswemo nuko yabonaga yuko twamugiriye icyizere tubona yuko ariwe muntu wabishobora kandi yabasha kugera kuri areas zose zitandukanye akabasha kugera kuri abo bantu witegereje super manager urabona asa neza cyangwa yarabuze wahura namo cyangwa asa neza nawe yabyivugiye hari utuntu nk'ubu ngubu ndimo ndabona ndi bukemure mu kanya niturangiza ikiganiro urumva hari n'ibyo atajyaga akoresha ndi bumwubwire uyu munsi akajya atangira kubikoresha nawe ahubwo niturangiza ikiganiro uze nkurebe dukorera hano mu mujyi kuri T2000 hasi imbere y'ahantu bakarabira mu ntoki muri make wagezeho bakarabira mu ntoki uhita ubona shop neza birebana wahageze wahansanga ugasanga n'abagenzi banjye bagufasha nimero wadusanga waramutse wenda uri kure hari nimero ebyiri hari 0787 317 422 0787 317 422 cyangwa 0789 86 98 99 0789 86 98 99 ushobora no kuvuga ngo mbere yuko magera ndashaka kwanza nkareba ibintu mufite ushobora kujya kuri website yacu ni www.monaco-shop-online.com aho hose mwahadusanga kandi twabafasha pe ahasigaye niteguye kuzabona mwese muhagera murakoze Taswes ingiye ni BigTown TV ndabasuza mwese bashimira kandi kuba mudukurikira ahangaha muri abanyamugi cyane na BigTowners ni mpamvu n'uyu munsi turi kumwe n'umunyamugi mukuru cyane papa mukubwa mambo vipi nika mambo vipi mezete BigTown abana nice muri benzi bwa mbere nakurahiye akazi kose ako super imodoka nziza kuri kwimana akazi kose imodoka nziza cyane kandi uswara imodoka wicaramo urumva hari imodoka wicaramo ukagira ngo uryamye kuri matera tuduma neza iyi modoka rero ni nka matera dodoma neza ahubwo menye ntuza bagushiriyemo ubundi umaze kuryama wahinduka byukanenza icyo nkwa cya Speranza ujya mu kazi kose imodoka rero nayo komanda ubu ngubu abantu bajya bamenya ko nushaka kugenda mu modoka nziza abakuzana imodoka nk'ingi ni Tom Transfers ariko ukanywa n'icyo kunywa cya Speranza ukisiga iki ukisiga produit cyangwa amavuta cyangwa ukanaborosa ukoresheje
Mo Up. Mo Up. Okay. Umuti w'amenyo wakozwe na Mo Up. Shampoo za Mo Up. Icyo kunywa cyo ni Esperanza. Kwisiga ni Mo Up. Mo Up. Kuryama ni Dodoma. Asa amafaranga uyashyirahe. Amafaranga yasangira n'abantu. Yasangira wese ntidusangira. Ubundi kera urumva umuntu yabaga umukire nk'uko ukize akaba afite nk'abagore 7. None wewe ufite umwe washatse abagore benshi abakobwa ukabakura mu rugo. Uri nyifuriza ko nshaka abagore benshi? Kuko amafaranga zaribwa n'abandi. Kweli? Wewe ndubyare ugire n'abanyabyenda. Ngera abana nkanyabyenda ugire nk'abana 10. Reka nzabanze nkore bwa bukwe bwanjye bwo muri stade. Nerekana umugore wanjye. Nimara gushaka noneho ngize umugore wo ngumwe. Noneho ubwo ibindi nabyo munsabira niba bari byiza. Ubwo nabyo bishobora kuba ariko reka tubanze tugere no kuri officiel amatugira umwe. Uvuze stade ukoza hasi unyibutse ibuye. Amavuru kuyabona ute ko nzi ko umu agent ibintu kubizi. Uri kuyabona ute? Amavubi n'abataka bayo. Yaragerageje ejo bundi yanganya na Mozambique ariko Mozambique nayo ni nk'amavubi. Ariko yaragerageje ribura ko atari bwe ariko hanze. Naho urugendo ruracyari rurerure nk'urwarundi rw'abantu bavaga mu Misiri bagikanani. Ubwo ngubwo bakomeze bashyiremo imbaraga ariko wenda birashoboka ko bashobora guhindura tukazakina nkuko twajyaga dukina kera. Amavubi ya kera yabaga tete. Wa musore wari uhetse dore imyaka 2 iri kubise. Incundura zo mu Mavubi zitanyeganyega. Meddy Kagere buriya nawe akwiriye kuza bakamukubita harya ni igiki? Kumukubita shampoo base muri Mo Up kugira ngo amere neza ni shampoo bagomba kuza bakamwoza bakamwogesha shampoo ya Mo Up. Bakamusukura neza kugira ngo ajye ashobora gutsinda ibitego. Ko bitego byarabuze muri iki gihe. Harakana bavuze gusinya contrat avuga uteranye amakuru banzinze. Ariko namenye uzinga. Wajye ntago nzinga ndasenga nyuma masengesha akakuzinga kuko icyo ukoze ibyo ukoze nibyo bikuviramo ibisubizo by'ibyo wakoze. Ubwo ushobora kuba wasaka ko utimana mfashe umusore igitego ntikizaboneka. Oya. Ntago namusabira gutya. Urasaba ukabwira Imana uti mu ikimukwiriye. Ako ushaka kubona naniwe. Ushaka kubona naniwe cyane. Ntago tuvuye muri Mo Up hano nabibonye. Wawe urabona twiriwe muri biriya bintu muri zira gahunda ahubwo reka njye kuruhuka mwana. Humura n'uwinda Mo Up twayikoresheje. Mo Up irasobanutse. Mo Up n'amavuta bise ukagubwa neza. Mo Up ufite umuti wamenye uteza amenya kera. Ubwo abantu bagane Mo Up bakomeze banaryame kuri matora Dodoma. Kontra ziba 10 ukora n'abatera nkunga batandukanye cyangwa se afatanya bikorwa. Urateganya gukomeza gufata abandi bantu benshi ntibazakubana benshi ukazajya ujya hano kwibagirwa. Ibintu bishoboka. Na Instagram babaho benshi. No mu muziki babaho benshi hose. Aho nkorera ibikorwa byanjye hose batera nkunga banje bazajya bacamo. Hose ntago ushaka kujya nk'umutera nkunga. Oya ntibishoboka. Ukomoje ku muziki ndi kureba indirimbo yitwa Happiness. Ako views zarabuze. Ntago zabuze kuko vuga uko bimeze. Uvuze ngo zarabuze waba ubeshye vuga uko bimeze. Nyine urukumva cyo nshatse kuba ni iki ngiki. Muri iyi minsi hari apetero kugira views zidasanzwe. Abantu bakavuga hari nk'ikibazo Moses mugenzi wanjye yakubajije aravuga turi gutegura igitaramo cyangwa se abantu mu Buganda bagutumye baravuga bati uzaza udutarame nawe nkuko The Ben yadutaramiye. Urumva? Ariko abandi bantu bakavuga bati se super azajya kubataramira ingoma zitari kuzana za miliyoni. Mbore ntuseke. Rayon Sport rebwa n'abantu bangahe? Kuri Instagram rebaho. Hanyuma ni rutaze Rayon Sport hanze no mu Rwanda. Ntawe. Uko rero. Igisubizo ni icyo ngiki. Tandukanye rero ibintu byo kuri views n'ibintu bya live. Gero si nkora views nkora live. Views nazo zirahari nazo ni nyinshi. Nkongeraho live yanjye. Nkongeraho kunansanga naho abantu batagira views naho baba. Hari nk'umuntu wikundira ibintu by'imikino gusa wibera Nyakariro wibera na Instagram ntayiri ariko arashaka super manager. Super manager nakubwiye ngo ni nk'amazi. Naho wamucengera. Kuko amazi nutayoguza yameshesha nutayameshesha uzatekesha nutatekesha
uzayanywa niwanga kubikora byose uzapfa supermanager ni nk'amazi aho wose wamukwepera uzahura nawe. Okay. Ase Super ngo nta mwataka wadufatira ukongera ukamudusubiriza ahantu tukongera tukagira umwataka muzima koko. Ibyo bitegerezo uzabibona kuko n'ubundi biri mu nshingano zanjye nk'agent w'umupira w'amaguru. Urabona ibintu ari fresh bizaza kugenda neza. Bizagenda neza kandi bizanagenda neza cyane. Gusa mbwira abanyarwanda bakomeze bakurikire Badman, bakomeze bakurikire ibikorwa byanjye, bakomeze basubscribing kuri YouTube channel yanjye Super Manager Big Agent ariyo Super TV, wandike Super TV kabisa. Hanyuma ukomeze urebe indirimbo yanjye ya Happiness. Baba banyatanze benshi gugo. Urukujya kuvuga indirimbo yawe ukivugira amapo buriya amafaranga ntiyabaye benshi koko. Ukomeze barebe indirimbo yanjye ya Happiness. Basubscribing kuri iyo channel iriho wandike Happiness by Super Manager right tuyibona. Ibintu biti bijya fresh. Ya man. Abari neza. Super. BigTown mu kazi kose, Super Manager mu kazi kose. Uri mu bantu bakunda igihugu. Urumva? Umuntu wese uzi Super Manager zikari umuntu ukunda igihugu, ibintu byose uvuga uti President wacu wa Republika y'u Rwanda Paul Kagame ameze neza, ibintu byose ukabivuga. Ariko ntago mbivuga biba binigaragaza. Binigaragaza umuntu bakunda igihugu. Jewe simvuga ngo ndabivuga ku munwa kuko n'abacyanga babivuga kugira ngo wabyumvishije kugira ngo babeshye. Ariko amatunda cyangwa amagambo adafite ibikorwa apfa ubusa agera bakagaragara ko yavugaga ariko atabitari ku mutima. Rero niyo mpamvu nkubwiye ngo hari n'ababa bacyanga ariko yaba ari mu bandi akihisha cyangwa se akiyoberanya. Ariko jewe kuba wenda ibikorwa bivuga Imana izankomeze bimfashemo kandi abishimira na babyeyi batumye mbyonka mu mashereka kuko jewe sinabyigishijwe. Twe tuba ngiye kuvuga umubyeyi wacu President wa Republika y'u Rwanda Paul Kagame dukunda cyane. Uyu munsi nagiye kuri Instagram ni ikintu cyambaje cyane numva ngiye no kurira. Amarira agenda yahanagura nyasubizayo. Twigeze kukubaza ikintu twabazaga tuvuga kuri amakimbirane tukavuga ya Kongo n'u Rwanda. Tekereza nabonye video abaturage bikoreye imva bashyizeho ifoto y'umubyeyi wacu Paul Kagame bayikoreye bagenda. Ibintu bizarangira bite koko? Ntawe ibitutsi byishe, ntawe kuvuga ngo umuntu arakwifuriza ibi byishe, ntawe kuvuga nabi byishe. Ibyo ngibyo rero ni ibintu byabo by'imitima yabo birimo mabi, ibi barimo mibi. Ariko ibikorwa birakomeza gukorwa, ibyiza birakomeza gukorwa. Hanyuma buriya Roneze iyo umuntu ari umupfu mu bwonko urakomeza ukamereka. Iyo umuntu ari umupfu mu bwonko agakora ibyo ubwonko bwe bumutegetse uramwihorera nyine kuko ariko ateye. Hanyuma twebwe tugakomeza tukavansa twibakira igihugu cyacu. Uramureka agapfa. Tunamwifuriza umukuru w'igihugu cyacu Imana kumuhakurama kuko yahuje yahuje abanyarwanda abantu batarabitekerezaga, yatumye abanyarwanda bumvikana. Nta kibazo nimuze mu ndamutse. Baza bakuramutse nta kibazo nibakuramutse. Yatumye abanyarwanda babana ubumwe burasagamba kandi buzagiye. Super mfuta muti. Uyu ni umusaza wacu. Turamwemera. Niwe mustari mu Rwanda wa mbere uruta Super cyangwa se ubona Super we muntu wa mbere. Oya ni Super abari Superman. Superman. Abari Super. Uvuga ikintu kuri Superman. Kuva hanze kugeza no mu Rwanda. Ikintu muzo Super ni Super. Ikintu Super mukundira ni iki? Super? Ari abantu benshi azamura man. Benshi. Yego. Nuko kwibana ukoza kana. Ari bigwi. Asante sana. Asante kabisa. Ntago asante umusaza. Umusaza abishize no kuri rwego. Ati ndabo star wa mbere ku isi no mu Rwanda. Hose niko bimeze. Abasaza barakwemera cyane nabonye ukuntu bakureba bakavuga ati musuhuze bigende gutya. Igihugu ni kizima. Tubeho neza. Twubaka ubumwe bwacu nkuko president ahona tubwira ati inkingi y'iterambere ry'iki gihugu n'ubumwe. Hanyuma ibindi bikurikiyeho tukishakamo ibisubizo tukanatekereza byagutse bikiyongera ku bumwe zikaba zanzira zacu eshatu. Super. Hanyuma ababihakana narakubwiye ngo na Yesu yaje agira neza ariko ntiyabuza abamurwanya kandi bari bazi ko ari umugira neza. Ariko abamurwanyije nyuma nibo baje kurwanywa n'iminsi cyangwa se nibo baje kugaya kuko Yesu yarazutse aragenda abaho barangije barigaya barangije bahinduka ubusa. Ubwo rero ndahamya neza ko kuri kuravuga ntago twakabaye none turi kuri mikoro nk'izi y'u Rwanda rutubakirwa ku bumwe. Ntago twakabaye nk'ubu uri
kuri mikoro nanjye ndi kuri mikoro twiganira dusangiye iki gihugu kandi nta numwe ureba undi kijisho cyangwa avuga ngo uyu nguyu yandusha uruhare kuri iki ngiki twese turi bamwe reka twibakire urugi twikorere showbiz tubane muri politiki tubane mu ngabo tubane mu gipolisi tubane hose tubane mu biro tubane turi bamwe u Rwanda rwubakiye ku bumwe ubumwe busagambe hasigaye igihugu cyacu gitera imbere inkingi y'iterambere ry'iki gihugu niki ni amahoro icyambere n'ubumwe urakoze cyane icyambere niki ubumwe kuko ubumwe iyo buhari amahoro araboneka ubumwe iyo buhari iterambere riraboneka ubumwe iyo buhari nta wakumeneramo nta wabameneramo kuko tunavuga ko leta yacu ni ubumwe bw'abanyarwanda urakoze cyane unika burya ni ibintu bitaba byoroshye mu myaka 28 kuba abaturage tubanye neza gutya twicimana twese n'108 izagera n'ibihumbi 100 bingahe izagera super ameze nk'unaniwe reka nje mwana reka dusoze mu minota 2 gusa mu minota 2 gusa izo rinete nuko kitazo zikuramo muri interview akenshi ukunda kuzikorana izi rinete rero abantu ni benshi bakunda kuzimbaza ariko reka mbabwire izi rinete yo nzambaye nibwo ndeba neza kuko iyo nazambaye ari n'igihe wabyumvishije nka kamera nk'iyi ngiyi ndiho nshobora kutayireba neza ariko iyo nzambaye nibwo ziba zirimo na jomeri ireba uyifite kumureba se ireba uyifite nawe kumureba ndamureba ameze ati ni umukobwa mwiza w'ikizungereza ikizubazuba okay so super dusoza ni iki wabwira abanyarwanda n'abantu b'abanyarwandakazi mu buryo bwo kwitegura inama ya Cogama dore ko ushobora no kuba uri mu bantu bazitabazwa muri ibyo bihe byacu ntago nzitabazwa niyo najyamo ntago naba nitabajwe naba ngiye gutanga umusanzu wanjye ariko sinaba nitabajwe kuko kwitabazwa u Rwanda rufite abanyabwenge benshi u Rwanda rufite ba super manager benshi ariko wagaragaye n'umwe ariko we abimburira abandi ubu harabona forume benshi ntagaragara iyo igihugu cyanjye gishyizeho gihaye umugisha nanjye mba nabyemeye urakoze cyane unika wakoze cyane Imana igumugisha super amen abantu biyongere twire amafaranga abantu biyongere dukomeze ako nayinsa tavuza akantu asuvuga amazina nyafane vuga amazina ngenda manuka aya imazina yanditse the game changer bad man president of the street ambassador of the ghetto voice of the money the best of East Africa the front line commander ATM machine, the original copy, the brother from another mass, the King Kong, Superman, the King Kong. Yes, I'm the King Kong. Inspiration of the youth, from zero to hero, from nowhere to everywhere, from nothing to something, from scratch to the sky, from glass to grace, from pity to Paris, from victim to the champion. Mtoto wa Mungu. The Konyene boy, talk of the city, most wanted rival king of YouTube. I'm in the house right now, Milky Man. Yeah man, BigTown. Wagwan. Bitu musaza ko mbono harumano hari umugabo uhagaze hano ashaka nayo kugira icyo avuga nk'umuntu w'umusaza. Navuga meze biko. Giye cyo uvuga. Akiragira ikintu uvuga. Super umumvute mbabarira uzeho gato. Navuga. Umuntu mwiza cyane. Ni umuntu w'umutaramu. Umukundira iki? Ni umurasta. Numurasta kabisa. Kayo nta numurasta tuzimura. Numurasta. Numurasta. Mukorera akajeste ariko kaba akajeste kabika. Asante sana musaza. Rasta man aya naye. Sarasta wagwana bad man. Aya man king boy.